Tambuka gikobwa haranira iryo kamba wihesha agaciro mwana wanjye indangagaciro. Uyu ni umunsi wa gatanu mu minsi 14 abakobwa 20 bahatanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda bazamara Nyamata mu mwiherero barimo. Uyu munsi nta gisanzwe ariko nanone ibyo tugiye gukora no kurebera hamwe ubuzima bwabo buhagaze gute. Abakobwa 20 bose barerekeza ku bitaro bya Nyamata aho bagiye gupimwa indwara zitandukanye. Dupima abanyampinga kubera impamvu ebyiri. Iya mbere nuko umukobwa ugiye kuba Nyampinga w'u Rwanda agomba kuba afite ubuzima buzira umuze kugira ngo azabashe gukora akazi kaba kamutegereje ashize amanga kandi nta n'urwitwazo. Icya kabiri ni ukubafasha kugira ngo tumenye hari igihe umuntu aba atiyizi akaza muri aya marushanwa ariko wamupima ukaba wamubwira uti dore twagusanzemo iki n'iki indwara nubwo nta kibazo ifite ikibazo yatera muri aka kanya ariko ujye wikurikirana mu gihe kizaza. Bararebera hamwe ubuzima bwabo uko buhagaze. Barareba ko nta ndwara barwaye nibarangiza barabaha ibisubizo ariko ibisubizo byabo nta numwe ushobora kubimenya. Ni ibisubizo bahabwa umwe ku giti cye. Urebye muri rusange abantu bose bajya kuza mu marushanwa nabo barabanje kwipima barisuzumye. Igisubizo cy'umuntu ni gatozi niyo turangije kubapima buri muntu wese tugenda tumubwira ibisubizo bye tunamugira inama. Ufite n'urugwiro turashaka ufite umuco ufite ubwiza ufite urugwiro ukeneye ufite umuco. Abantu benshi bazi ko iyo dupima tuba dupima ko umuntu atwite. Icyo ni kimwe mu bizami tubakorera. Ikizami tubakora ni ibizami rusange ibyo bita check up bituma tumenya ngo uyu muntu mu cyongereza bavuga ngo physically fit, uyu muntu ashobora kuzakora akazi kaba kamutegereje ntacyo yitwaza. Nicyo ngicyo cyo gutwita kirimo cyane cyane abantu bakitaho kuko cyo uramutse mu bigenderwaho uramutse dusanze utwite ni byiza kubyara ariko ntago irushanwa warikomeza kuko biri mu mategeko agenga irushanwa. Ariko izindi ndwara zo natwe dukora ntabwo bivuze ko tuba tudafite indwara. Umuntu ashobora kunsangana ubwandu bw'agakoko gatera sida, ashobora kunsangana asima, ashobora kunsangana umutima ambwira ngo witwararike akaba yampa n'imiti ubuzima bwanjye bukicuma ariko ntaritse akazi. Dance turimo gukora ni dance izaba nka opening act, ni dance izabanziriza grand finale ya Miss Rwanda. Ni dance twese ntabwo tuyizi ariko icyo turimo gukora nuko we want like to surprise the audience. We want like kugira ngo tuzakore ikintu kiri unique nko mu bintu by'imyaka ishize. Muri make ni dance yikubiyemo classical dance, ballet dance, contemporary dance and traditional. Icyo twagerageje gukora cyangwa icyo turimo kugerageza gukora turagerageza gufusinga byose into one act. It's a dance that is going to spend like 3 minutes and a half. Hanyuma turashaka kugira ngo it acts like a firework kugira ngo ibanzirize a performance yose, ibanzirize event. Ni ikintu kizaba kiri one of the best things that we've never done before. So
we are rehearsing n'umunsi wa kabiri wacu turimo kurihasinga, and we expect by the time of the final yuko izaba ari dance nini cyane, izaba ari dance nziza kandi aba ari dance bazaba bagize bazaba bayifashe. Ni bimwe mu bintu bizaba bigize iyi competition, ni bimwe mu bintu bigaragaza partnership relationship bari bafitanye muri bootcamp, kuko most of them nago bari bazi kubyina, nago bazi kubyina, ariko kugira ngo dukore ikintu kimeze gutya, it shows that the partnership bari bafitanye muri bootcamp yari partnership nziza cyane. So that's how it is, they are dancing, and we hope that bizakomeze bimera gutya, bizakomeze tuzakomeza twiriyasinga ku buryo during the final time bizaba turi perfect, twabikoze neza. So basically ni gutyo bimeze. Yes, uyu navuga ngo niwe chef de cuisine cyangwa niwe muntu ufasha abakobwa bose uko ari 20 kugira ngo barije bya biryo bishobora kubafasha. Rimwe na rimwe turavuga ati bashobora kutiyongera, ariko nanone hari ibyo babaha, hari ibyo babagenera kugira ngo bya biro badashaka ko byiyongera bikomeze bibe uko babyifuza. Rimwe na rimwe ushobora gusanga wenda ariko babyifuza, ariko se ibiryo babaha ni oreri zabo cyangwa ni oreri ya hano bari muri La Paris Nyamata. Ndagira ngo mubaze uyu chef de cuisine aransobanurira ari nako ari guteka ibi biryo. Ndagira ngo mubaze, uratangira utubwira amazina yawe nurangiza unatubwire kwanza ibingi buri guteka niki. Nitwa chef dufatanye Janvier mu gikoni cya La Paris Nyamata. Turi mu gikoni imbere, turimo turitegura twakira abamisi abakobwa 20 bahatanira gutegura ikamba rya Nyampinga mwaka 2018. Imisi byumweru bibiri bazamaranga tubatekera mu buryo butandukanye. Hari ibyo tubategurira inteko y'Ikinyarwanda, inteko y'Ikizungu, ndetse nabo dutegura mu buryo bwihariye twagita ni special meal, bashaka kujya kuri regime kugabanya ibiro cyangwa kubyongera. Tubategura dukurikije uko ubwabo bangana. Ndagira nkubaze, ese ubundi bibiryo iyo muri kubitegura, ndagira nkubaze ese ni mwebwe mu bitegura cyangwa nibo babazanira rero kugira ngo mubafashe kugira ngo barye indyo yabo yuzuye? Hari uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere twe turategura, nabo bagategura bakaduha menu yabo, tukabatekera ibyo bifuza gufata. Abashaka regime nabo turabakorera cyane. Urabona ko abantu bashaka regime nabo bashaka iby'amavuta, ibintu birimo umunyu mwinshi, bashaka ibintu biri traditionnel, nakitango by'umwimerere tagira ikintu nakimwe bivangiye, nabo turabategurira. Umwaka ushize numvisha amakuru bavuga ngo hari umukobwa wanze kurya arangisha gwa hasi. Ese ni yihe nama wabagira? Ese kurya byongera kubyibuha cyangwa hari uko bashobora kubikora ibiro byabo bikaguma hamwe? Kurya ntago byongera kubyibuha, ahubwo biterwa n'ibiryo wariye. Niyo mpamvu tubagira inama yo gufata ibiryo bashingiye bakurikije ibiro by'umuntu n'ibiryo ubwoko bw'ibiryo. Urabona urugero nk'uyu umuntu aramutse afite ibiro byinshi ashaka kujya kuri regime, aho tumuza kuburya, ahubwo tumugira inama yo kurya ibiryo biterwa amavuta menshi, ibintu by'inyama by'amaproteine akabireka, akarya ibintu by'imboga by'umwimerere bitagira ikindi kintu bivangiyemo. You the beauty, the brand, the culture, yes, is in your blood. We are proud, Rwanda is here for you, so be there for us, miss. The love, the faith, the unity, that should be your dignity. Remember your beauty is African, is Rwanda. Haha, bigeze aho rukomeye. Mu bakobwa 20 basigaye, umwe rukumbi niwe uzegukana ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2018. Aho ni abarushyigikiye. Mutore nonaha umwongerera amahirwe, wandika ijambo Miss mu butumwa bugufi, usiga kanya maze ukurikizaho umubare umuranga, wohereze kuri 7333, maze tuzahurire muri finale ku itariki ya 24 Gashyantare muri Kigali Convention Center guhera saa 11. Kwinjira ni 5,000 ahasanzwe, 10,000 mu myanya ya feza, cyangwa mugafata ameza y'abantu 10 mu myanya ya zahabu ku 500 gusa.
harimo icyo kurya no kunywa. Kora reservation kuri 078 193 45 66. Miss Rwanda 2018, twese hamwe twongerera imbaraga abakobwa bacu. Ku nkunga yihariye ya Koje Bank, simple and possible, ndetse na RBA.